ngiye kubona mbona akavideo ari gusohoka mu nzu. Mu kavideo biragaragara, ngenda ndashaka kunsobanura akantu ko kandi kuri aka kavideo. Akira nawe ukirebere utubwize ukuri n'utubeshye. Kugira inama wabivamo Sabe. Twibwirere tubwiza abantu kuri we waje hariya uri umushyitsi waje gusimbuka gute, kuki wishaga mu maso? Yego, kuki wasaga ngaho ufite ubwoba? Ntabwo wagize ngo ni ngwino wagujyanye mu gatego, akaba ari ngwino ari wakujyanye mu gatego ashaka kukugambanira ngo bagukubite. Kuki ngwino atakwishyuriye nk'agataxi kakujyana kwa muganga ahubwo akagenda bakuteruye? Nanjye kuri uriya munsi iyo nkuru ibe Kimomo, nanjye nisanga nyine mu mage nk'ayo ngayo. Hanyuma nyuma yo kubona amavideo yagiye hanze yasakaye, ubundi wowe watakize ko izo video zizajya hanze? Ntabwo nari nzi ko bizafata uru rwego. Masobeje izina ryawe uburyo wasimbutse ukavuna. Uriya mugore gukarara, Imana imubabarire nicyo namusabira, ko yavuze ibitariho, amakuru adafite. Hagati akarembo ka Sabe barembye yarakumvise. Yego. Nyuma yaho ejo bundi tugiye kubona tubona umuntu yasimbutse yikubita hasi. Ikintu navuga ko ari ikintu cyaje kikica izina ry'umunyamakuru ukomeye, bikaba bivugwa ko ari umuntu wari wakoreshejwe mu guharabika izina rya Sabe. Ndagira ngo tubwire ukuntu byagenze. Murakoze. Ariko numva ndatangira nsaba n'abanyarwanda imbabazi kubw'akantu kauri kabaye kapanzwe bikaza kugenda ukundi. Feedback uyu munsi zikaba ziri kugaragara nyine zigaragaraza n'abo uwo muntu. Yego. Bira byari nk'imikino zari prank. Zari prank. Ari prank imeze gute? Ari prank yateguwe n'umwe mu bajo twina. Urumva nyuma yo ko mbere ambona hari akuronomo Melody nyine nyiyongoza nibereye mu kazi akavuga ati uyu muntu asa na Murungi Sabe. Yego. Yanjye no mu buzima busanzwe ntago nari imuzi, ariko TV najyaga nyumva ndebaho n'ibiganiro Isimbi TV. Yego. Ariko Murungi Sabe namuzi. Yego. Yanjye arabimbwira kupitamo utuntu ati n'abatamuzi tibajye bareba umuntu usa gutya. Yego. Koko nanjye ngenda reba mbona uwo muntu turasa. Yego. Urumva n'uram bebe ngwino yaje kunshaka ku kazi. Yego. Ambwira igitekerezo yaba afite, kuko nanjye urumva mba nshaka mukunda byemera. Kuko numvaga nyine nta ngaruka bifitiye ibyo yari ari kumbwira. Yego. Atari n'ibintu bibi. Wowe wumvaga ko yego wumvaga yaraje arakwegera agusaba ibintu, wari uzi uburemere bw'izina Sabe? Ntabwo nari mbizi. Yego. Icyo wari witayeho n'amaramu. N'akazi. Nuko arakubwira ati ngwino bigenda biti, ngwino dukora akantu kagapranka. Nuko birangira ngwino aneguje nyine iyo pranka, ashaka kuyikorera nyine impanga ye Minga. Yego. Tubijyamo nyine gutyo ara mu Rwamara. Yego. Turagenda tugera mu gipangu dusanga nyine umva ni nko mu isoko n'amaduka harimo abantu benshi, akaba abantu bari kuvuga cyane iki. Urumva biba ngombwa ko tubanza kubaganiriza, ariko bari bateguye n'amakamu yo kuza gukoresha iyo prank. Yego. Abantu tukiraho niyo mpamvu bivuga ko hari video ngigaragaza ngo Sabe na ngwino binjira mu nzu. Nuko ngo iyo ni video yafashwe mu buryo mwege mwari muri yari mu buryo bwa prank muzakoresha. Hari abafashe video twari tukiri kudiringa nyine uburyo tugiye kubyactingamo. Yego. Ahubwo abantu bari hari kuri site bo ntabwo bashakaga ko amakamera yacu tuyasetinga. N'abantu tuje dusanga aho ngaho nyine nanjye nje nsanga aho ngaho mu rugo rw'abandi.
abantu barakakara ati reka ntabwo mwashyiraho ibyo bikamera twanabimenagura ibiki birumva bijya muri process ndende biba ngombwa ko nanjye ntangira kuvuga nabi urumva bari kwica akazi ndavuga ati bimeze gute se mwatubabariye n'icyo ati wowe uwa hehe iki ngwino barambwira ati gerageza wihangane uba ugiye hariya mu nzu yanjya gupanurije mu nzu asigara nyine aganira nabo ibyo bavuganaga urumva ntabwo mbizi byaje kurangira nyine abantu nyine babaye benshi gukomeza bumva induru z'abo bantu basaga nk'aho nyine nabo baraye mu kariro bakanakazindukiramo basi John bavuga bafashe video bariya wabonaga ko bari mu wundi muryango wabonaga ko bari mu wundi muryango hariya niho bari bateraniye ariho nyine bakoreye ibyo birori byabo n'ibiki twebwe urabona twari turi mu wundi muryango ari naho nyine twari twateguye kuza kuba twaganirira niho yari yateguye naho nagiye kuba nyine ndi kugira ngo mbe ndi sefu abanze abahandoringa ibyo bibazo bari batangiye kuzamura utararengaho se ni we mwandikiranaga yarahagaze hanze arimo arandika kuri WhatsApp ni we mwandikiranaga oya ntabwo rero ari kwandikira ntabwo ari njyewe reka rero tugaruke rero inyuma nuko wowe ngo waraje usanga ni ahantu hameze nk'aharaye habereye ibitaramo cyangwa se kwa kundi abantu bikorera udushow dusanzwe we usanga nyine bari muri modu zabo ntabwo bakeneye amakamera bo bavugaga mu mvugo zabo bavuga ko nyine wenda izo kamera zibangiriza iki kuko burya ntabwo hari nk'ababyeyi mu buzima busanzwe hari ahantu nk'umuntu ajya akunda kuza urabona hari nk'ahantu tujya gukorera ibiganiro urumva bakatubuza ko ati kamera zanyu nimuzigeze hano izo kamera ntabwo bo wumvaga ishingiro ry'uko batashakaga kamera batashaka ko ariho mukorera izo pranka zanyu zari izihe nuko wenda uwo mukuru wangu w'inatara hari wenda mukamumeze nk'aho mwari musagariye urugo wenda wowe bavuga ko ari izihe njyewe icyo nabonye nk'umuntu nyine wabicishije wabijemo amaso icyo nabonye urumva nabaga abantu benshi cyane bakunda kamera nyine zibatunguye ibintu bitategujwe cyane cyane kamera ntabwo uba uzi amashusho igiye gufata icyo agamije urumva nabo ubwabo niba bari muri show bari kumwe n'abandi nabo n'ababebe ntabwo bikoranye show n'abaji gusa hari n'abandi babebe nubwo muri video zagiye zifatwa batigeze babashyiramo ariko hari n'abandi babebe urumva niho byahereye kuba washyiramo nyine umubebe wambaye akantu k'imenure iki n'abaji babaye ariko basanzwe bazwi wenda muri sosiyete bari kwitwara ukundi urumva ibyo ngibyo nibyo byatumye barwanya ayo makamera mwahasanze hari abandi bakobwa cyane bari bahari niyo mpamvu binavugwa ko ariko bivugwa ko ngo hari umuntu twakoresheje ikiganiro ariko uwo muntu twakoresheje ikiganiro abantu bamwakira mu buryo bwiwe bitewe n'uburyo yavugagamo yavuga ko umuntu witwa Sabe bamukubise urushyi mo haramwe imbere ese koko nibyo bagukubise urushyi rwa danje bagukubise urushyi ngo ni ingumi aya ni ingumi umva ako ngako nakavuzwe ariko nyuma y'irakamu nyuma y'ibyavuzwe hari ibindi nyine byabaye ntago babivuze byose nk'uko byabaye hari ahabaye akantu nakita isibaniro ko kwikiza n'abandi bashaka kurwanya urumva nk'umuntu nyine ukiri umusore mba ngomba kwirwanaho nava mu bintu n'ibyo urumva ko ni ibintu byabaye mu buryo butunguranye ntabwo nyine we byari bigutunguye ntabwo wese ugira ubwoba ubonye bino bintu abantu ba YouTube babamo uragiye ugiye gukorana n'umuntu mugiye kuba mwakorana wenda ni prank yari yakubwiye ntabwo wagize ngo ni ngwino wagujyanye mu gatego akaba ari ngwino ari wakujyanye mu gatego ashaka kukugambanira ngo bagukubite bavuga bati kuko wenda bakuzaga ko usa nka Sabe urumva ntabwo cyangwa se abantu bakavuga ati reka kuko ari Sabe ntabwo wagize ngo ni ngwino wakugambaniye
nkurikije ubusabe yari yaje ansaba n'ukuntu yari yanganirije ntabwo nigeze mbitekereza, ahubwo nahise mbona nyine ko ahantu twageze ibintu byahindutse uko yari yabitekereje atari ko bigenze, nawe byaramutunguye. Urumva nyine habayemo no kwiyakira, ibyo twari tugiye gukora ntibyakozwe. yego byabaye ibintu bya danje, ariko biba binateye n'ubwoba n'abantu nyine baba muri ibi bintu bya showbiz. biba bimva ni akazi kaba katoroshye, biteye ubwoba cyane. Nanjye mbibonye nagize ubwoba. Hari n'abandi bantu benshi babonye ziriya video, cyane cyane video yagaragaraga Noza Ngwino ari kumwe n'umugabo wambaye agapfukamunwa. Uriya mugabo wambaye agapfukamunwa ariko mwarahamusanze. uriya mugabo twaramusanze. Bivuga ko yari yambaye agapfukamunwa, se kubera iki kuki atagakuragamo uriya mugabo rero uriya abantu kuri iki gihe abantu bose basigaye barigize abanyabwenge. urumva kubera amafone yacicikanaga ngo barangije ngo kumenya ngo Sabe, ngo babonye Sabe. urumva uriya rero kuza yishyize mu gapfukamunwa byari mu rwego rwo kugira ngo nawe atajya muri izo video. urumva biba ngombwa ko kuko nawe yari ari mu bari kuzifata ariko adashaka ko bayimufata ngo agaragara. Aha ngaha tumye nsobanukirwa neza rero. Ni ukuvuga ngo wowe waraje uzana na Ngwino mugiye gukora prank, abantu bahita bagira ngo koko ni Sabe, bagira ngo ni ibyanyabyo. Mu gihe ibintu byaba bigiye kuba prank bagira ngo ni ibyanyabyo. Wowe wari uzi icyo uri kuzirasa ubwo? Njyewe icyo nkubwira naba nari ndi kubona hagati aho ngaho nari ndi kuzira. Ni ukwisanga nyine icya mbere ahantu hari abantu urumva barangije gushyiramo ibisembuye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri bakakubona nk'umuntu nyine basanzwe wenda bumva, ariko buriya abantu muri sosiyete bashobora kuba bakumva ariko batakwakira kimwe. Yego. Batakwakira kimwe, abamo bakwishimira abanzi iki. Yego. ni icyo ngicyo nabonye cyatumye nyine n'ibintu bizamo no kuba none urabona na Ngwino nawe ni umubebe nyine ushobora kuba ari fresh, none na Sabe akaba ari umuntu ufite ibiceri. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu washatse kwigira intwari rero reka bakahita banagukubita bati iki cyana ntabwo hari we nari ndi gutabara mabuja. Yego. Ati mabuja urumva nanone avuga ati uyu ni umubebe nta mbaraga afite, ubu nagombaga kwitambika, ntabwo ndasaza ku buryo nashobora kwirwanirira nsigaze wenda nizo kuba natabara n'undi turi kumwe. Yego. Tubwire udusobanure kuko urabona ko iyi video ngenda ndashaka ko mbura ukuntu wasohotse ukahita ujya gusimbuka igipangu. Ngenda icyo kintu nshaka kunsobanura. Umbwire n'impamvu yabiteye kandi ukaba tubwiza abantu kuri wowe waje ari uri umushyitsi, urumva waje uje muri prank, uje mu bintu bya Ngwino, waje gusimbuka gute? Ni ukuvuga yego nyirimo hariya imbere mu nzu nakomeje nyine kumva induru ndavuga ati ubundi ahangaha ndahamara umwanya ungana iki. Wari umajemo iminota nk'ingabo utegereje ko Ngwino aza? Nari maze mu byibura nk'iminota nka 25. Urumva nari maze kurambirwa hanze ndi kumva rwashyushye, mvuga ati se uriya mudemu ni njyewe bimuteje cyane we numvaga bimeze nabi. Ndasohoka ngiye kumubwira ati ibyo bintu bivemo tubihagarike nta kibazo dutanga amahoro. Yego. Neza nkigera kuri ranzu ubona bari abatipe bari barimo nakubwiye bari bakoreyemo agasho nabo baraye akajoro, cyangwa asanze nawe na Ngwino nawe bamwakirina yica ari kwinywera akantu yakwirengagije. Yari ari aho ngaho ari kubwira bari marasaba abantu ati mwatubabariye tugakora ikintu cyacu neza ku mahoro ko hano nta kibazo ari mu rugo. Urumva we yari asanzwe ahagenda arahazi. Yego. Noneho urumva kugira ngo nyine ngenze masatira nagiye mwegera ngiye kumubwira ati bivemo ibyo bintu ze tubise nk'ababihagaritse banze bacururuka abo bajama. Niko kuhita ngera aho ngaho mujama umwe barambonye ngo dore cya kijama abashatse kunyataka mbamuvuyemo nyine mbamuriye akantu.
muri akantu hako rwose urumva ariko se ni ikihe kintu cyatumye ushaka kurwana koko ngo ujye guhaka ubwo kumukubita akantu uwo muntu ni ukuvuga niba ari ikintu cya mbere uyu musore cyamworohera yego kurwana n'abantu basinze yego uba ubona bose wabica urumva ntabwo waba ari tayari n'abata abantu basinze n'ubundi kubavamo biranyorohera nta wankurikira urumva nahise mukubita akantu mu rwego rwo guhubuka kuko ngwino urumva ntabwo ari gushaka kubivamo gutyo direct nyibimubwira bireke ntabwo yashatse kuhita bivamo we yakomezaga nyine yumva ko biri bushoboke gukomeza binginga njye nimukubita akantu nabonye abajama ahubwo bagiye kuhita banyataka ese ubundi uwo muntu rega burya sibyo tujye tubwizanya kuri sibyo burya njyewe ntabwo naza n'umuntu ngo mite mukubita ngo nuko ari kugira ndashaka kumbwira nihe impamvu watumye ufata umwanzuro wo wafata nimba ari akantu tubwizanye kuri ntabwo wafasha umuntu gukubita akantu kuko binavuga ko bagukubise n'ingumi mu bantu babivuga mu baturanyi baho ngaho byageze no mu ngumi n'ibiki birarwana biraserera ndashaka ngiye kumbwira intandaro yabyo ni yewe kumbwira ngo namukubise akantu kuko ntabwo waje ngo uhite umukubita akantu ndabita nyine nyirangiza urumva uriya muntu nkimara kumukubita panshi byari biturutse ku bintu nyine nari numvishe bari batuzengereje hazamo noneho n'ibintu byo gutangira gutukana kandi bitutsi bibi yego ndashaka kumbwira njyewe nshushanyiriza ko njye ntabwo nari mari n'abantu bari kutwumva nabo ntabwo bari bahari ibitutsi bibi bagututse ni ibihe byatumye ujya gusimbuka inzu koko uvuga ati baranutse reka njye kwisimbukira urugo ubuse ko ndi umukristo ibyo bitutsi ntabisubiramo ni bya bitutsi nyine biba byerekeye ku babyeyi bitajya bitandukana n'abantu b'imihanda abantu babarara cyane nibyo bitutsi nyine bazanyemo ngo babyita amangara nk'uhangare ni uko ngo waragiye bahita bagutuka gutyo gusa muri kwa gusohoka mu nzu nyine nzambwira ngo inoti tugende urumva niho bahereye batangira kumfobya ngo reba akajene k'amafuti nyine numva batangiye kumfobya none imbere y'uwo mubebe n'ababebe babo nyine bari bafite nabo ababebe nyine urumva batangiye kumfobya imbere y'ababebe baguca amazi kandi urumva nakunda guseba imbere y'umukobwa ariko nta n'umujama ubikunda mani nta n'umujama wabikunda ntabwo kwifata byananiye urumva bagicishamo igitutsi noneho cyerekeye ku babyeyi nanjye ndi umwana wakuze bimbabaje n'iki ndavuga ati ahangaho naba ncitse amazi ko kwita murasa panshi urumva ahita mviramo hari inyuma bita wirukanka kuviramo hari inyuma ni ukwirukanca hari inyuma banciye hari inyuma gufata video byari bitewe n'iki kuki bo bataje ngo bakurwanye kandi wari umaze gukubita umuntu ingumi bo ni ukuvuga ikintu cyari kibahugije bamwe bari batangiye kujurajura ngo cyangwa se ngo ni sabe ati ni iki turase si we amakamera ari aho ngaho nyine bo bari bahugiye mu butelefone nta kindi uwo ngo rero nakubise ingumi yari yigize de bande hari na video ubu ngo nuko ko hari na video muri kurwana zishobora kwa zihari birashoboka cyane birashoboka cyane kabisa urumva uwo ngo nyimukubita ingumi nkavamo n'inyuma muri mu bandi bafataga video wabonye ko harimo ahantu harimo abantu nka batatu bankurikira mungira hariya nyine nk'umukoboyi urumva aho ngeze ko hari inzira hariya aho ntabwo nari mbizi hariya nagiyeyo urumva ni ahantu hasa nk'aho hari gukorwa hacukuwe umusingi kimba nciyemo ndebye hanze mbona umuhanda ndavuga tapu ni akarenze umwana nyine bagarutse inyuma gatoya tubwizanye ukuri njyewe nanubu ntabwo ndizera ko ari wowe pe tureke ibintu byo kubeshya ugomba kubyizera ni njyewe hari ahantu uri kwirukanka uriya mugabo uzi ati sabe waretse ibi bintu sabe ahubwo se nuko twabonye wafashe video hari uwavuze ati se sabe waretse ibi bintu sabe ushatse ibintu wabivamo kuki nimba atari sabe kuki nyine avuze ngo ushatse ibintu wabivamo sabe uriya rero nibyo nakubwiye ni wowe watumye abantu ahubwo hafi ya bose batangira kuzamura amatelefoni
ukurumva abantu bose nakubwiye ko basigaye barigeze abantu bazi ubwenge bazi kureba abanye bigeze abasesenguza urango yari yamenye nyine ngavuga turi ni Sabe kandi koko byo hari abantu basa man urumva niba yari yambonye ashobora kuba yaravuze ati ni Sabe ibyo ari byo byose niba nawe yarigeze kumuca iryeru nanjye yambona akatavuga turi niwe niko kuhita nyine atangira urumva naragiye urumva kode zose ushobora kuba wari warizibashyizemo ngo ni Sabe ngiye ashobora kuba yari ari gukonfirima ngo arebe kuko niba ari Sabe. Yego. Tugarutse nyuma gatoya we avuga ko warasimutse ngo urangije uragwa nyuma wa musore umwe muri bo ngo araza arababwira ngo hari umuntu uguye niyavuga ngo ahita avuga ngo gira uti ni Sabe uguye. Ese koko wowe ukimara nyine warasimutse ubundi mbona uri umusore nanabibonye ko usa nk'uwanyeretse ngewe n'inkovu turaza no ku kamera abantu babibone wanyeretse ahantu nyine bigaragara ko wavunitse turaza kubyereka abantu nako disi ikintu kigaragara cyaratuje cyane no kuvuga ikintu cyabayeho naje gusimbuka nuko nakubwiye ngo narebye inyuma y'igipangu kuko mo imbere hari hagufi ushobora kuba nahagararamo nkareba hanze ariko hanze ho hari harehare ariko bikaba byari bivuye ku kuba abantu bari bagukurikiye wari umaje kurwana nabo kandi ari abajama b'abasore urumva bagombaga kungeraho bakaba bankorera ibindi bibi cyangwa iki cyane urumva bari barimo neza nahise mfata umwanzuro nyine wo gusota ariko ntabwo nari nzi ko ngende buvunike kuko urumva umuntu aba yarasose imiringoti myinshi nabonaga na wundi buwurenge hajemo kuzamo nyine ikintu ntabwo ari imvunika kaye kuko nubwo hajemo ikintu cy'imitsi yo kwikanga gutsikira imitsi ikikanga icyo cyabayeho naho uriya wowe wumvishe wavuze ngo mutabare umuntu araguye ndakaza yivugisha ngo gira uti ngo ni Sabe uriya niwe wakomeje gushaka gukonfirima abantu abumvisha ko ari we kandi atari we urumva akaba yaragamije iki kandi akaba yaragamije iki yari agamije nyine ni za nkuru zo gutanga gurisha ababloga umva no gushaka inkuru akazi bazigurisha ariko nanone uyu munsi urumva niba yarabonaga ko ndi we ni nk'uko nyine na ngwino yambonye akavuga ati uyu muntu namukenera kuri iyi prank twari tugiye gutegura